الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. نimo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'imigisha intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nabiwe n'abazakomeza kugera ikirenge mu cyabo kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo ngabo. Bavandimwe, turakomeza n'isomo ryacu mu gusobanura igitabo Umdatul Fiqh cya Ibn Qudama al-Maqdisi, n'isomo ryacu rya 22 aho umwanditsi rahimahullah nyuma yo kurangiza kuvuga uburyo n'imigenzereze y'isengesho yubahiriza imigenzo, akubahiriza iby'amategeko n'iby'inkingi muri ryo, aha rahimahullah yimukiye ku muryango yise ngo babu arkani salati wa wajibatiha. Ati umuryango w'inkingi z'isengesho na wajibu z'isengesho. Wajibu ni bya bindi byangombwa mu isengesho bitandukanye n'inkingi. Inkingi na wajibati aho bitandukanira ni hato cyane, byose ni itegeko. N'ubusanzwe iyo bavuze ngo ikintu ni inkingi muri Islam n'ikintu ni wajibu, byose bisobanuye ko ibyo bintu ari amategeko. Ariko aho bitandukanira nuko inkingi ni za zindi zidakuka, zitabura haba habayeho kwibagirwa cyangwa se kutamenya. Ibyo byose iyo hagize ikibaho umuntu akamenya ko hari inkingi yatakajwe, ahangaha uyu muntu abagomba gusubiramo isengesho rye. Naho wajibu ni bya bindi iyo umuntu agize icyo yibagirwa, habayeho kwibagirwa cyangwa se kutamenya, uyu nguyu iyo abimenya kiri mu isengesho rye aryuzuza akora sujudatu sahaw, ibyubamo byo kwibagirwa. Naho iyo abimenye yavuye mu isengesho ko hari icyo yatakaje, haba ari ukwibagirwa cyangwa se kutamenya, uyu nguyu ntacyo bitwaye, akomeza kandi nta nubwo asabwa gusubiramo isengesho yarangije. Aha rero muallif rahimahullah niho yimukiye ku muryango wo gusobanura ibyo byose ibigize isengesho muri ibyo bice byombi. Aha impamvu yo gusobanura ibi ngibi suko hari ibidafite agaciro mu isengesho cyangwa se kuba isomo ry'ubushize ry'imigenzereze y'isengesho ridahagije, ahubwo no kugira ngo akumenyeshe ko isengesho ryawe uko urikora hari iby'ingenzi ntakuka bitagomba kubura uko byagenda uko ariko kose, kugira ngo umuyisilamu naba ari gukora amasengesho ye abe asobanukiwe kandi avuye mu rujijo, kugira ngo nagira icyo atakaza mu isengesho rye cyangwa se nagira icyo yibeshyeho mu isengesho rye cyangwa akagira icyo atamenya mu isengesho rye, amenye ngo isengesho ryanjye rifashwe gute cyangwa se iki cyari gifite akahe gaciro, ndasabwa kurisubiramo cyangwa ntago nsabwa kurisubiramo. Najya kwigisha umuntu isengesho amenya ngo ndahera ku biki nitaho ntashidikanya kandi ntanoroshya mu bijyanye no kubyigisha, hanyuma nibihe ndibuze koroshyaho gakeya, hanyuma nibihe nzasozerezaho. Iki cyangwa se ibi nibyo bigaragaza akamaro ko gutandukanya ikiri inkingi n'ikiri wajibu n'ikiri sunna. Ariko ntago ibi ngibi ari ukugonganisha amategeko n'ibikorwa by'isengesho kugira ngo umuntu abone ibyo akora n'ibyo areka, ahubwo no kugira ngo umuntu asobanukirwe neza ibyo arimo. Ibi kubitandukanya ntago ari ibintu bihimbiwe ahangaha, ahubwo ni ibintu bicukumburwa mu migenzo no mu migenzereze y'isengesho ry'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, haba ari mu magambo cyangwa se mu bikorwa by'intumwa y'Imana mu isengesho ryayo. Kuko tubona ko hari aho intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yasengaga igasiga ikintu, yagisiga igasubiramo isengesho. Hari naho tubona yasengaga yasiga ikintu ikubama ibyubamo byo kwibagirwa. Hari naho tubona ko hari ibyo yasigaga cyangwa se rimwe na rimwe ikabizana ubundi ntibizane. Ahangaha tugahita tumenya ko icyiciro cya mbere cy'ibyo yasigaga igasubiramo isengesho cyangwa se igasubiramo igice kibagiwemo ibyo bintu, ko ibi ngibi ari inkingi kandi kari ngombwa ko bigomba gukorwa. Urugero nko muri hadithi ya Dhul-Yadaini, hadithi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yasengeshe salatu dhuhr, isengesha raka ebyiri. Hanyuma umwe mu sahaba yitwaga Dhul-Yadaini abwira intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, aramubwira ati ya Rasulullah anasita am qasrat, ese wibagiwe cyangwa isengesho ryagabanyijwe? Aravuga ati ma nasitu wa ma qasirat, ntago nibagiwe nta nubwo isengesho ryagabanyijwe. Arangije abaza abasahaba aravuga ati ahqqun ma qala Dhul-Yadaini, ati sibyo Dhul-Yadaini avuga n'ukuri? Baramubwira bati naam ya Rasulullah. Intumwa y'Imana ihita igaruka ku musari wayo
itora takbira n'abasaba batorana takbira nayo, hanyuma irongera yuzuza za raka ebyiri yari yibagiwe, irangije ikora sijidatu sahawi. Bigaragara ko izi raka ebyiri ari inkingi mu nkingi zigize isengesho, kandi ko harimo n'ibikorwa mu bikorwa bigize isengesho bidashobora kwibagirana cyangwa se gutakazwa uko byagenda kose. Ni nk'uko nguko umuntu aramutse asenze salatu dhuhur agasanga yasenze raka eshatu, akabyibuka ameje kuva no mu musiti yagiye yageze yajya, ahangaha uyu arasabwa kongera gusubiramo iri sengesho kubera ko ibyo yatakaje n'inkingi, nk'uko turi buze kubibona mu zindi hadithi. Nka hadithi yindi y'intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi Abu Musa al-Ash'ari ko intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hadithi Abdullah ibn Malik ibn Buhayna ko intumwa y'Imana yasengesheje ikibagirwa kwicara icyicaro cya tashahudu cyangwa se ya atahiyatu yo hagati mu isengesho, hanyuma ihagaze fasabbahu, abasahaba bavuga bati subhanallah, nko kumwibutsa ko hari icyo yasize. Hanyuma راوي وحديث رفقا فأشار إلينا أن نقفوا aravuga atuha ikimenyetso cyo kutubwira ngo duhagarare cyangwa se mu nkurikire aho ngeze mu isengesho. Aravuga ati turakomeza, arangije yubama ibyubamo bibiri byo kwibagirwa. Aha tumenya ko rero iki cyubamo iki ngiki ari itegeko kandi ko kidashobora gutakazwa. Ahandi tugasanga intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarasengesheje ntisome isura y'umugereka, hanyuma ntikora icyubamo cyo kwibagirwa, yewe kandi ntinasubiremo raka, tukamenya ko iki gisomo ari umugereka w'intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aha rero muallifu rahimahullah arakubwira ibya bindi byose by'inkingi kugira ngo ujye umenya ibyo utagomba gutakaza mu isengesho ryawe uko byagenda uko ariko kose, akaba ari nako kamaro ko gutandukanya iby'itegeko n'ibya ngombwa hamwe na bya bindi by'umugereka. Aravuga rahimahullah ati arkanuha 12, inkingi zaryo ni 12, inkingi z'isengesho ni 12. Aha abanje kukubwira umubare wose muri rusange kugira ngo ukomeze kuba maso no gukomeza gutega amatwi kugira ngo ubashe kuziharura zose, uzimenye, ubashe no kuzisobanukirwa. Aravuga ati alqiyam, iya mbere ni guhagarara wemye. Ibi ni inkingi mu nkingi zigize isengesho. Ntago umuntu ashobora gukora isengesho adahagaze keretse aramutse adafite ubushobozi. Aha abandi bamenyi bongeraho alqiyamu ma alqudra, guhagarara igihe ufite ubushobozi bwo guhagarara. Bisobanuye ko umuntu aramutse akoze isengesho rye yicaye afite ubushobozi bwo guhagarara, uyu nguyu nta sengesho aba afite, nta nubwo abarwa nk'uwasenze, ahubwo asabwa gusubiramo isengesho. Bityo umuntu aramutse anagiye no gusenga akibagirwa guhagarara atari uko atabishoboye, agasari aho yicaye, uyu nguyu nawe nta sengesho aba afite nk'aho wundi ushobora kurisenga aryamye cyangwa se akarisenga yicaye, nta mpamvu igaragara afite. Tubikora muri hadithi y'intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aho kuri hadithi ya Abu Huraira, hadithi izwi nka musi'u fi salah cyangwa se musi'u salah, uwangije isengesho rye, aho intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam umubwira iti fa idha qumta ila salatika fakabbir, iti nuramuka uhagaze wemye uri mu isengesho ryawe, ugiye gukora isengesho ryawe, ujye utora takbiratul ihram. Nanone na aya zose zigaragaza guhagarika amasengesho, aqimus sala, muhagarike amasengesho. Fa idha kunta fihim fa aqamta lahum as-salat, nuramuka uri kumwe nabo mugiye guhagarika amasengesho, muhagaze mugiye gukora isengesho. Bisobanuye ko isengesho rikorwa umuntu ahagaze. Umwanditsi rahimahullah aravuga ngo wa takbiratul ihram, iya kabiri ni takbiratul ihram, ijambo Allahu akbar, nkuko muri hadithi yakiriwe na Ahmad na Abu Dawud n'abandi, aho intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuga ngo miftahuha at-tahur wa tahliluha at-takbir wa tahrimuha at-taslim, wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ati urufunguzo rw'isengesho ni isuku no gutawaza no kwisukura, hanyuma rigafungurwa n'ijambo Allahu akbar, hanyuma rigafungwa cyangwa se rikarangizwa n'ijambo assalamu alaikum. Aya magambo cyangwa se iri jambo Allahu akbar ni itegeko, nta numwe ushobora kujya mu isengesho adatoye takbiratul ihram mu isengesho ryeribe ryemewe. Tugasobanukirwa ahangaha ikosa n'urujijo no kutamenya ko abandi binjira mu misigiti, imama agiye ruku akaza yirukanka agahita aza mu musigiti ahita ajya kuri ruku atavuze ngo Allahu akbar, uyu nguyu nta sengesho afite.
uyu asabwa gusubiramo isengesho iyo ibingibi byamubayeho gutya, agareka gukora takbiratul ihram kabone nubwo yaba yayibagiwe, uyu nguyu isengesho rye riba ryangiritse, abasabwa gusubiramo isengesho, bityo agomba kumenya ko takbiratul ihram ari itegeko agomba kuyikora. Ariko aramutse ayikoze yonyine irahagije, si ngombwa ko avuga ngo Allahu akbar yo kwinjira mu isengesho avuge na Allahu akbar ya ruku. Ariko aramutse afite umwanya uhagije wo kuzitora zombi agasanga imamu ruku, ibyiza nuko abikora, ariko umwanya ari mutoya agomba gukora takbiratul ihram yonyine kuko ari inkingi mu nkingi zigize isengesho. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati wa qira'atul fatiha, iya gatatu ni ugusoma suratul fatiha. Kuri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama twabonye aho intumwa y'Imana ivuga ngo ayyuma salatin lam yuqra fiha bi fatihatil kitab fahiya khidajun, gisengesho iryo ari ryo ryose ritakozwemo ritasomwemo surat al-fatiha, iryo sengesho ntago ryuzuye. Fahiya khidajun, fahiya khidajun, intumwa y'Imana yabisubiyemo inshuro eshatu iti ntiryuzuye. Aha no kubona cyangwa no gusobanura ko suratul fatiha ni inkingi mu nkingi zigize isengesho, ntago umuntu yemereye kuyita uko byagenda kose. Twayivuze ubushize tuvuga nibigenga n'uburyo isomwamo. Aha umuntu agomba kubahiriza ibyo twavuze byose, aya zayo zirindwi zose uko zakabaye, amagambo yayo ayigize n'inyuguti zayo zose zigize, na shada zayo 11 zose uko zakabaye muri suratul fatiha. Uyu agomba kubyubahiriza kugira ngo suratul fatiha ye ibe yuzuye. Bityo iyo ishobora ariko yo gutakara bitewe nuko qira'atul imam qira'atul ma'muma, igisomo cya imamu nicyo gisomo cy'uwo arimo gusengesha. Bityo urimo gusengesha iyo yisomye aha usengeshwa ntago biba itegeko iyo atabonye umwanya wo kwisoma, nka wa wundi twavuze uje akinjira mu isengesho imama agiye ruku, uyu nguyu imama aba yayimusomeye kubw'iyo mpamvu nawe ibimuhagije. Ikindi nanone na wa wundi utayizi ari inyuma ari gusengera inyuma y'umuntu uyizi, uyu nguyu ntago biba ari itegeko ntakuka kuri we, imamu aba yayimusomeye kuri ya hadithi ya qira'atul imam qira'atul ma'mum, ko igisomo cya imamu ari cyo gisomo cya ma'muma. Umwanditsi rahimahullah aravuga ngo waruku'u, no kunama nkuko twabivuze, aho ufata ku mavi urambuye umugongo, uburanga bwawe bwerekeye aho wubama, ahangaha ibiganza biri ku mavi bitandukanye. Uku kunama ni inkingi mu nkingi zigize isengesho. Bityo umuntu aramutse arimo gusari akavuga ati Allahu akbar, agasoma suratul fatiha, yarangiza akibagirwa kujya ruku, yarangaye agahita ajya sijida, atagiye ruku, uyu nguyu nta sengesho afite, kubera ko kunama ni inkingi mu nkingi zigize isengesho. Utayikoze uyu nguyu ntago aba yubahirije isengesho, kandi isengesho rye ntago riba riryo. Ni nkuko nguko uramutse uyikoze ntuyuzuze, uyu nawe ntago afite isengesho. Kuri rya kosa rya bamwe bashobora gusenga bameze nk'abagenda badokora nk'uko itora umuceri, agakora ibintu bye byose anyaruka, ntahagarara, nta naho yika, ibintu byose abikora nk'uri gusiganwa. Uyu nguyu nta sengesho rye, kubera ko iryo niryo sengesho rya musi usara, rya wa wundi wangije isengesho muri hadithi Abi Hurairah radiyallahu anhu, ko yaje agasenga vuba vuba, intumwa y'Imana iramubwira iti irji' fasalli fa innaka lam tusalli, subirayo usenge kubera ko utigeze usenga. Ntago isengesho agaciro karyo n'icyubahiro cyaryo n'ikiganiro hagati y'umugaragu n'Imana ntago gikorwa gutyo nk'umuntu uri mu marushanwa ya Olympique. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rero yagaragaje ko kunama ari inkingi. Na Nyagasani ati warka'u ma'ar raki'ina, kandi mujye mwunama nabunama. Ibi bikaba itegeko ntakuka mu isengesho ko umuntu iyo arimo gusari agomba kunama nk'uko Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala abitegeka. Umwanditsi ati warrafu minhu, no kuhaguruka ukema uvuye kunama. Guhaguruka ukema, ibingibi ni inkingi mu nkingi zigize isengesho. Ntago ari uguhaguruka bya nyirarureshwa ngo uzamura umutwe uhita ujya sijida wirukanka cyane, ahubwo ni uguhaguruka ugahagarara ukema buri rugingo cyangwa se urutirigongo rukongera rugafata umwanya warwo. Uko nguko niko kunama, niko guhaguruka no kwema uhagaze nyuma yo kuva muri ruku'u. Ibi ngibi utabikoze uyu nguyu ntago afite isengesho, kubera ko yatakaje inkingi mu nkingi zigize isengesho. Hano harimo hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama
hadithi irimo n'ubukana kuko intumwa y'Imana ivuga iti la yanzuru Allah ila man la yuqimu sulbahu fi as-salah min ar-ruku', ati ntago nyagasani azigera areba ijisho ry'impuhwe wa wundi wese udahaguruka cyangwa se udahagarara ngo yeme nyuma yo kuva muri ruku'u arimo gukora isengesho rye. Wa wundi wese udahagarara ngo yeme nyuma yo kuva ruku'u mu isengesho ntago nyagasani azigera murebana ijisho ry'impuhwe, ijisho azaba arebana abasenze n'abubahirije amasengesho yabo. Abangaba ntago uyu nguyu azaba arimo kubera ko atigeze yubahiriza isengesho rye. Kubw'iyo mpamvu guhagarara ukema uvuye muri ruku'u, ibi ni itegeko, ni inkingi ntakuka umuntu agomba kubahiriza kandi akayikora akayinoza nk'uko isabwa. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati wasujud, iya gatandatu ni kubama hasi ku magufa arindwi cyangwa ku ngingo zirindwi twabonye mu bijyanye no kubama. Ibi ngibi ni inkingi mu nkingi zigize isengesho. Ahangaha nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yategetse abayisilamu n'abemeramana ko bubama. N'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itegeka kubama. Nta nubwo byigeze bigaragara ko hari igihe intumwa y'Imana yigeze ikora isengesho itubamye. Ibyubamo ntago ari icyubamo kimwe, ibyubamo byose bigize isengesho byose ni itegeko kandi ni inkingi mu nkingi zigize isengesho. Umuntu agomba kubyubahiriza uko byakabaye nta na kimwe atakaje. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati wal julus anhu, no kwicara uvuye kubama. Aha bamwe mu bamenyi bashaka gukoresha al-julus bayna sajdatayn, ko ari ukubama, ari ukwicara hagati yo kubama kabiri. Kwicara ahangaha wubamye, uhagaze ugeze hasi urubamye, uvuye kubama mbere yo gusubira kongera kubama. Hano harimo icyicaro cyo kwicara ukema. Kwicara ukema ahangaha wicaye, ahangaha ni inkingi mu nkingi zigize isengesho. Ntago bikwiye ko umuntu ava sijida ngo akure umutwe hasi yongere itawusubiza hasi. Yewe rimwe na rimwe hari n'abagera no ku rwego rukabije kugeza ubwo ashobora no kubamuka ntavane n'amaboko hasi agahita yongera agasubira hasi atubamutse. Uyu nguyu inkingi yangiritse, nta nubwo yubahirije isengesho rye. Arasabwa kubamuka, akicara, agashyira ibiganza bye ku bibero nk'uko twabibonye, hanyuma akema urutirigongo cyangwa se ingingo zikajya mu mwanya wazo aho zijya umuntu yicaye, hanyuma yarangiza akabona kongera kubama bwa kabiri. Aha icyo turi kuvuga ni ku nkingi. Ni nayo mpamvu hari amagambo menshi avugwa ahangaha tugize tuvuga, buriya hari umwanya wayo turi buze kuyavugamo mu bijyanye n'ibiri buze gukomeza mu isomo ryacu ry'uyu munsi insha Allah ta'ala. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati watmaninatu fi hadhihi al-arkan, nanone kwema no gutuza no kunoza izi nkingi nabyo ni inkingi mu nkingi zigize isengesho. Usomye surat al-Fatiha akayinoza, uhagaze agahagarara akema, uwicaye akicara agatuza, ugiye akayikora nk'uko isabwa, uwubamya kubamira kuri za ngingo zirindwi nk'uko agomba kubama. Ibi ngibi ni inkingi mu nkingi zigize isengesho nk'uko twayibonye muri hadithi ya Musi as-Salah, muri hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu, ko ibi ngibi kubikora ari inkingi mu nkingi zigize isengesho. Muallifu rahimahullah aravuga ngo watashahhudu al-akhir, no kwicara atahiyatu ya nyuma ya indi banziza salamu. Kuri salatu al-fajr niyo imwe ikaba ari nayo ya nyuma, kuri dhuhuri ni ya indi ya kabiri, kuri al-asr ni ya kabiri, kuri maghribi ni ya kabiri, no kuri al-isha nayo ni ya kabiri. Iriya ikira cyicaro cya kabiri cyo gutoraho atahiyatu lillah kugeza gusabira intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ahangaha ibi ngibi ni itegeko kandi ni inkingi mu nkingi zigize isengesho. Wa wundi wese usenze ntakore iki cyicaro, ahangaha isengesho rye ntago ari isengesho, arasabwa gusubiramo isengesho. Umwanditsi aravuga ati wataslimatul ula, no gutora salamu ya mbere. Assalamu tuzi ko ari assalamu y'iburyo na assalamu y'ibumoso. Ahangaha assalamu y'iburyo niyo assalamu y'itegeko mu isengesho kandi nayo nkingi mu nkingi zigize isengesho. Ikigereranyo cyayo cy'itegeko ni assalamu alaykum,
nyuma y'ijambo assalamu alaykum kongeraho wa rahmatullah. Ibi ngibi ni sunna y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, ariko ijambo assalamu alaykum ibi ngibi ni itegeko mu gusoza isengesho. Icyo bisobanuye nuko niba ari ryo gitegeko, iya kabiri imma ni sunna cyangwa ni wajibu umuntu aramutse atoye assalamu gusa, ahangaha isengesho riba ryemewe. Nkuko twabivuze, ntabwo ibi tubivuga kugira ngo abantu bagire ibyo basiga mu isengesho ryabo, ariko umuntu ashobora kuba ari mu isengesho ariko akaba yaryinjiyemo akaza gukubwa nk'umuntu ushobora kuba arwaye impiswi cyangwa se afite ikindi kibazo mu nda, cyangwa se aremerewe cyangwa atunguwe n'ikibazo cyo mu nda. Hanyuma mu gihe arimo gusari yamara kuvuga ati assalamu alaykum, agahita atenguka wuzu nko kuba umusuzi wamucika cyangwa se ikindi icyo ari cyo cyose gishobora kumwangiriza isengesho rye. Iyo kibaye, ese uyu muntu ko yaramaje kuvuga assalamu alaykum atarongeraho wa rahmatullah, ataranakora assalamu ya kabiri, uyu nguyu biragenda gute? Uyu nguyu turamubwira tuti isengesho ryawe riruzuye kandi riratunganye, nta kibazo ufite. Bityo assalamu ya mbere niyo yitegeko kugera ku ijambo assalamu alaykum. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati watartibuha ala ma dhakarna, ati no kubishyira ku murongo nk'uko twabivuze, nk'uko twabigaragaje mu migenzereze y'isengesho ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aha intumwa y'Imana iravuga iti sallu kama ra'aytumuni usalli, muri hadithi ya Malik ibn Huwairith, aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yababwiye iti ngaho musubire mu bantu banyu, nimugeraho mujye musenga, wasallu kama ra'aytumuni usalli, mujye musenga nk'uko mwambonye nsenga ngewe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aha gusenga gutya ni itegeko, no gukurikiranya ibi bikorwa nk'uko twabikurikiranyije ni itegeko. Bisobanuye ko umuntu aramutse mathalan atangiye gusari Allahu akbar, yarangiza agasenga agasoma suratul Fatiha, akarangiza yarangiza raka ya mbere agahita yicara tahiyatu, yarangiza agahaguruka agakomeza agasari, yarangiza raka ya kabiri nk'umuntu ugiye gusenga raka ebyiri agahita atora salama agihagaze, kubera ko atahiyatu yikoze hagati ya raka ya mbere n'iya kabiri, uyu nguyu turamubwira tuti ntago wasenze, kubera ko iryo ngiryo ntago ari isengesho. Gukurikiranya ibikorwa tahiyatu ikajya inyuma ni itegeko ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, kandi ni inkingi mu nkingi zigize isengesho. Kubw'iyo mpamvu sallu kama ra'aytumuni usalli, senga nk'uko intumwa y'Imana yabonetse isenga. Nimba utabishoboye ibi ngibi ntago wigeze usenga. No kwitonda nk'uko intumwa y'Imana yabibwiye uwangije isengesho iti irji' fasalli fa innaka lam tusalli, subirayo usenge kuko utigeze usenga. Ni nk'uko nguko tubwira wa wundi ucurikiranyije ibikorwa by'isengesho, cyangwa se wihutishije ibikorwa by'isengesho, cyangwa se wimuranyije ibintu akabihindagura mu myanya yabyo, cyangwa se akabitwara mu kavuyo. Uyu nguyu baramubwira bati subiramo usenge nimba uri umuyisilamu, kubera ko utigeze usenga. Isengesho rifite uko rikorwa, ariko uko nguko cyangwa se uko nguko turimo kugaragaza muri aya masomo yacu. Kubw'iyo mpamvu udasenze gutya, uyu nguyu ntazigere akeka ko yigeze asenga. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati fahadhihi al-arkan la yatimu as-salat illa biha, izi nizo nkingi isengesho ry'umuntu ridashobora kwemerwa mpaka azizanye zose uko zakabaye. Bisobanuye ko umuntu aramutse yubahirije ibi tuvuze muri zino nkingi gusa, nta kindi arengejeho, uyu nguyu isengesho rye ryaba ryemewe igihe afite impamvu ituma nta bindi yongejeho. Nko kuba ari umuntu w'umuyisilamu mushya urimo kwiga, ariko isomo rye rikaba ari hano rigeze, ataramenya ibindi bikorwa mu isengesho, uyu nguyu ahangaha yubahirije ibi ngibi isengesho rye rishobora kwakirwa rinakanakirwa imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Cyangwa se umuntu aramutse habayeho kwibagirwa kudasanzwe, ariko mu kwibagirwa kwe kudasanzwe kwabaye mu isengesho rye, nyuma akaza gukurikirana agasanga ibi byose twavuze yabyubahirije, uyu nguyu isengesho rye ryakakirwa imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Hanyuma umwanditsi rahimahullah aravuga ngo wajibatuha sab'a, naho ibyangombwa mu isengesho ni birindwi. Twavuze ko aho bitandukanye n'inkingi nuko ibyangombwa iyo umuntu abyibagiwe mu isengesho ahangaha, cyangwa se akaba yabitakaza kubwo kutamenya, cyangwa akaba ashobora kugira impamvu ituma hari igitakara mu isengesho, uyu nguyu iyo ari impamvu ifatika muri Islam nk'iy'ubujiji nk'uko twabivuze, cyangwa se kuba yakibagirwa, uyu isengesho rye ari iyo abyibutse akiri mu isengesho akora sujudatu sahaw, yabyibuka yavuye mu isengesho ko hari ibyo yibagiwe, uyu nguyu isengesho rye rikaba ryakiriwe imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala.
umwanditsi arakubwira ati ni birindwi rahimahullah, ni nk'uko yabigenje akubwira inkingi ko yakubwiye ko ari 12 hanyuma akazikubwira imwe kuri imwe. Nibi birindwi arakubwira ati at-takbiru ghayr takbirat al-ihram, arakubwira ati iya mbere ni takbira, andi magambo avuga ngo Allahu akbar ari mu isengesho ariko ukuyemo takbiratul ihram, kubera ko takbiratul ihram yandi fungura isengesho twayigaragaje mu nkingi kare inkingi mu nkingi zigize isengesho. Ibi nuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam byayigaragayeho ko iyo yavuga mu gice yimukira mu kindi hari ijambo ryitwa Allahu akbar yakoreshaga, banayita takbiratul intiqal, ko ari takbira yo kwimuka uva mu gice ujya mu kindi. Iyi ni wajibu, ni ngombwa. Bityo umuntu aramutse arimo gusari akaba agiye sujuda n'urugero, akamanuka akajya sujuda yibagiye kuvuga Allahu akbar, cyangwa se akava kuri ruku agiye guhaguruka nkaho yavuze ngo sami Allahu liman hamida akibagirwa akavuga ati Allahu akbar, cyangwa se agasenga yaba agiye kujya kuri raka cyangwa se agiye kwimukira ku gice akibagirwa kuvuga ijambo Allahu akbar, ahangaha iyo aryibagiwe nkuko twabivuze arisimbuza cya cyubamo cyo kwibagirwa tuzabona mu isomo ry'ubukurikiyeho no gusobanura uburyo n'imikorere yacyo. Umwanditsi rahimahullah aravuga ngo watasbih fi ruku' was-sujud marratan, no kuvuga ijambo subhana, gutagatifuza Imana wunamye kandi unubamye inshuro imwe. Izi atasbih ni subhana rabbiyal azim wa bihamdihi na subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim muri ruku na subhana rabbiyal a'la muri sujud. Aya magambo yombi ni bimwe mu by'ingenzi mu isengesho. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati marratan, inshuro imwe, bisobanuye ngo inshuro ya kabiri ni inshuro y'umugereka, ni inshuro ya gatatu ni y'umugereka. Ikitegeko gusa ni ukuvuga subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi cyangwa subhana rabbiyal a'la na subhana rabbiyal azim. Aha harimo hadithi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi Abi Dawud na Ahmad, ko intumwa y'Imana yavuze ngo ubwo hamanukaga fasabbih bismi rabbikal azim, intumwa y'Imana iravuga iti faj'aluhu fi ruku'ikum, hamanutse sabbih isma rabbikal a'la, aravuga ati faj'aluhu fi sujudikum. Bityo subhana rabbiyal a'la ni muri sujud na subhana rabbiyal azim ni muri ruku. Iyo nshuro imwe niyo nshuro y'ingenzi y'itegeko, hanyuma izindi ebyiri zirengaho zikaba ari umugereka w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anditsi rahimahullah aravuga ati iya gatatu watasmi'u watahmidu fi ruku'i wa min ar-ruku', ati naho wajibu ya gatatu ni ukuvuga at-tasmi'. Tasmi' ni jambo sami Allahu liman hamida. Hanyuma ati watahmid, tahmidi ni ukuvuga ngo rabbana walakal hamdu cyangwa rabbana lakal hamdu cyangwa allahumma rabbana walakal hamdu. Ayo magambo yose uko ari atatu, ariko iryiza kurusha ayandi allahumma rabbana walakal hamdu. Ati aya magambo kuyavuga uri muri ruku'u unavuye muri ruku'u, aya ngaya ni itegeko. Iyo umuntu ava muri ruku'u aravuga ati sami Allahu liman hamida, nkuko twavuze ko iyo umuntu arimo kwimuka mu nkingi ava muri ruku'u agiye guhagarara, aha avuga sami Allahu liman hamida, yamara kwema akavuga ati rabbana walakal hamd, nkuko twabonye ko imamu ari we abivuga byose, hanyuma ma'muma we akavuga rabbana walakal hamd cyangwa allahumma rabbana walakal hamd cyangwa rabbana lakal hamd. Ahangaha aya magambo kuyavuga ni wajibu muri wajibu zigize isengesho, kubw'iyo mpamvu ntago umuntu akwiye ko kuyatakaza uko byagenda kose. Ariko nkuko twabivuze aramutse atakaye uyu nguyu yasimbuza ikibomo cyo kwibagirwa. Umwanditsi rahimahullah aravuga ngo wa qawlu rabbi ighfirli bayna as-sajdatayn, ni jambo nyagasani ngirira impuhwe. Rabbi ighfirli twabonye muri ya magambo avugwa iyo umuntu yicaye hagati y'ibyubamo byombi. Kuyavuga gatatu ni sunna y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, naho kuyavuga rimwe ibi ngibi nibyo biri wajibu mu isengesho, umuntu agomba gukora uko ashoboye kose kugira ngo atabitakaza. Umwanditsi aravuga ati watashahudul awwal,
ati ikindi nanone ni atahiyatu ya mbere kuri ya masengesho afite raka eshatu cyangwa se raka enye kuzamura. Iyo tuvuze ngo kuzamura ni kuri witiri, tuzayibona uburyo witiri ikorwamo mu buryo butandukanye, ko ishobora gusengwa raka 7, 8, 7, 9, 11, 5, 3, 1, tuzagaragaza uburyo yakorwamo. Bityo iyi tashahudu ya mbere, atashahudu ya mbere, iyi ngiyi iba ari wajibu umuntu aramutse yibagiwe, nkuko twayibonye muri hadith ya Abi Musa al-Ash'ari na Abdullah ibn Malik, ko iyi ngiyi intumwa y'Imana yibagiwe, imaze kuyibagirwa irangije ibwira abantu ngo nimuhaguruke dukomeze. Bamaze guhaguruka, nyuma y'aho ngaho intumwa y'Imana isoza isengesho ryayo ikoze ibyubamo byo kwibagirwa. Bityo iyi tashahudu ya mbere kugeza ku ijambo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, mbere yo gusabira intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, nkuko twayibonye mu migenzereze y'isengesho, kugeza ahangaha ni itegeko cyangwa se ni ngombwa mu isengesho. Umwanditsi aravuga ati wal julusu lahu, n'iki cyicaro cyo kwicara kuri iyi atahiyatu ya mbere nacyo ni wajibu muri wajibu. Bityo uricara ukanavuga n'amagambo, ibyo ngibyo byose bijyanye n'iyo wajibu. Hanyuma iya karindwi, umwanditsi rahimahullah aravuga ati wassalatu ala nabi fi tashahhud al-akhir, gusabira intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallama muri ya dua twise ngo ni dua al-ibrahimiyya, ya bwa busabe bwa gusabira intumwa y'Imana bukubiyemo na Abrahamu, Imana ibaho amahoro n'imigisha bombi, hamwe n'izindi ntumwa zose z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi kubikora muri tashahudu ya kabiri, kuri atahiyatu ya kabiri, ni ikitegeko kandi ni icy'ingenzi ko bigomba gukorwa muri tashahudu ya kabiri. Hanyuma ahangaha kugeza kuri ibi bintu birindwi, ibi nibyo by'ingenzi bigomba gukorwa mu isengesho. Ubifatanyije na za nkingi, za nkingi 12 twavuze, n'ibi birindwi byangombwa, ugakora isengesho ryawe rifatanyije ibi na biriya, ahangaha iri sengesho riba ryuzuye, nta n'ikibazo riba rifite. Kabona nubwo ibisigaye wabisiga ubishaka, cyangwa se ukabisiga kubwo kuba wihuta, cyangwa se ukabisiga ufite impamvu cyangwa nta mpamvu. Ariko icyo twavuze nuko ntabwo yo tuvuze ngo ikintu ni sunna kugira ngo tukireke, ahubwo no kugira ngo umuntu naba afite uburyo cyangwa se ageze mu bihe bidasanzwe amenye ngo ndahera kuki, sozereze kuki, ikinsabwa cy'itegeko ni ikihe, icyo ntagomba gutakaza uko byagenda kose ni ikihe. Ahangaha umuntu aramutse yubahirije ibi birindwi na bya bindi 12, isengesho rye riba ryuzuye imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Umwanditsi rahimahullah aravuga ngo fahadhihi in tarakaha amdan batalat, ibi birindwi tuvuze by'ingenzi iyo umuntu abiretse abishaka, batalat, isengesho rirangirika. Isengesho rirangirika kubera ko isengesho rye riba rituzuye, aba yaretse ikintu abishaka. Urugero, umuntu ashobora gusari dhuhuri ntiyicare tahiyatu ya mbere, twamubaza tuti kubera iki uticaye tahiyatu, akavuga ati nkuko mwambonye nyine nsenga, nuko nguko nabishatse nyine. Uyu nguyu nta sengesho afite kubera ko uyabiretse abishaka, ariko aramutse abiretse yibagiwe. Ahangaha muallif rahimahullah aravuga ngo wa in tarakaha sahwan sajada laha, iyo abyibagiwe yibagiwe, ahangaha yubama icyubamo cyo kwibagirwa kigaragaza kwibagirwa, kinagaragaza ko nta bushake bwabayeho, kubera ko nabyo ari itegeko nk'amategeko yandi y'isengesho. Aravuga ati wa ma'adda hadha fasunan, naho ibitari ibi ngibi tuvuze, ibitari muri biriya 12, bitari no muri biriya 7 twavuze, aravuga ati fasunan, ibyo bindi byose bisigaye ni imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Ati la tubtulu salatu bitarkiha, ntago isengesho ryangirika kubwo kuba ibyo bindi tutavuze umuntu atabizanye mu isengesho rye. Wala yajibu sujudu lisahwiha, nta nubwo umuntu asabwa cyangwa se ngo ategekwe kubama sujudatu sahaw kubwo kuba yabyibagiwe. Tuzabona amabwiriza n'amategeko ajyanye n'ibya sujudatu sahaw. Kubw'iyo mpamvu umuntu iyo akora isengesho, ibi nibyo by'itegeko asabwa. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yatworohereza amasengesho yacu, kandi agashyiramo baraka, akaduha no kuyatunganya no kuyanoza imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, tukamera nk'abandi koko bahagaze imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, barimo baganira n'umwami w'abami, bamuha ukuri kwe, bamusaba ibyo bifuza, banamusaba ko yabarinda ibyo batinya. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yatworohereza kandi akorohereza
abayisilamu n'abayisilamukazi, abapfuye muri bo n'abazima, n'abandi bantu bose muri rusange, kandi ko yatuyobora inzira igororotse, inzira yabo yahaye impano itari yabo yarakariye cyangwa se abayobye. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Niyitanga Jamidul. نبض الأرواح فالشكر لربي ثم لكم لا أحصي الشكر بإفصاحي والموعد في جنة عدن ما دمنا نسعى بصلاحي والختم سيحوي توقيعا لخديجة بنت الصلاح لخديجة بنت الصلاح.